ibyo ngibyo birizewe nta cyabihindura. Abareyo mugiye kumenya abatoza bazabatoza umwaka utaha. Uravuze ngo ibyo ngibyo birizewe koko nta cyabihindura. Ubwo rero hari umugabo ujya uvuga ngo isabigo. Reka nanjye wigo. Katubanze muri gorira. Reka nigire nanjye umuzanda ni hano. Hari umwe mu bagabo ayobora fan club zo muri Rayon Sport. Kurikiye urubuga rw'imikino. Twikomereza muri gorira. Aranyanditse ati nubwo mu byumva gutyo bisa n'ibyemezwa nka 90% muri Murera mushyireho akabazo kuri ku 10% risigaye. Yavuga nyine nuri muri fan club no president wa fan club mubwira ati icara bakubwire n'abazamwungiriza umenye abuzafana umwaka atubanza twumva umuntu wa fan club ati rishobora kuzaruta 90% muvuga. Ati hari inama yabaye kuwa gatandatu nyuma ya match ya Vision. Ati ibya Rotifi birimo biramanuka kuba yaba umutoza wa Rayon Sport. Ati kubera ko hari forma y'imiyoborere yabaye kwa kangahe nyuma ya match ya Vision. Hari indi yabaye ejo noneho yemejwemo ibya Rotifi. Urumva ngo kubera ko na forma y'imiyoborere ishobora guhinduka muri Rayon Sport mu kwezi kwa gatandatu, ngo barebye byinshi harimo no gushingira ku bushobozi bwo kuzasohoka. Amahirwe ya Rotifi agenda agabanuka gutyo nyine kubera ko Rotifi nta marisansi afite. Nabongereza turaje tubamuheye kwivuna. Rero tujye muri Rayon Sport muri minota isigaye kugira ngo tusoza ya mbere. Rayon Sport haravugwamo iki kuko isaha ya kabiri iraza kuba yibanda cyane ku mikino ibiri, Muhazi Amagaju ndetse na APR Musanze, match day ndetse na celebration. Umunota umwe gato mbere ko twinjira muri Rayon Sport, muri Mukura bampaye amakuru yuzuye 100%. Bambwira ko amafaranga Rotifi yagiye abagurizamo hagati bitewe n'impamvu bayamwishyuye yose. Ahubwo amafaranga Rotifi Mukura imurimo ni bya bindi nababwiraga akiza muri seze ebyiri za mbere bamusinyisha amasezerano yo kuzajya ahembwa mu madolari. Kandi n'akarere niko gahemba mu manyarwanda. Noneho hagenda hasigara isolates kwa kundi vunjisha rigenda rihindagurika. Tubwe niba agomba guhembwa 2 by'amadolari wenda akarere kakamuhereza miliyoni 2 ugasanga zari kuba 2 wenda na 800 wenda agasigara ibyo 800 ya buri kwezi yawe na menshi. N'urugero ariko mfashe icyo gihe rero izo rates zaragiye zigenda zizamuka kugera ubwo Mukuri mujya mu miliyoni 9. Ariko noneho Rotifi mu mwaka ushize bamwishyura miliyoni 6 bamusigaramo miliyoni 3. Noneho bavugurura amasezerano nabwo arongera arakora noneho amasezerano yo bashyira mu manyarwanda bamurengerezaho amafaranga ya za rates zasigaye. So n'umwango rero muri Mukura babara 2.6 miliyoni 2,600 nizo bamusigaye mu kumuha bakamuhana n'umushahara. Niba yamuhaye atege amajye mu rugo yitegura akazi gashya. Niba yamuhaye agende yatangajwe na Murera byibura afite impamba ajyanye mu rugo. Azazipana rimukwira neza cyane. Abareyo ibintu bimeze gutya. Ubuyobozi bwa Rayon bwararebye ruvuga buti nta gikombe dutwaye uyu mwaka. Ntabwo bigenze neza, igikombe cya Super Coupe Championnat ndetse n'igikombe cy'amahoro byose ntabwo tubitwaye. Ariko Rayon Sport ni ikipe y'abafana barayikunda. Ubwo bayikunda igihe cyiza mu gihe kwa Mukeba abafite bino birori bikomeye bari bukore muri stade Amahoro uyu munsi bishimira igikombe cya Championnat n'icy'amahoro n'icya Super Coupe, ibikombe bitatu byose bari gucelebra treble mu mahoro, bafite kamiliyoni turaje tubijyemo na Wizo babaririmbira, bagomba kuzakora nyina ko karasisi, bafite nyine ukuntu donc isi y'umupira wo mu Rwanda bamaze kuyishimuta aribo bari kugaragara gusa. Abafana bacu tuzi babareyo bakomereka cyane, basa nk'abari mu gahinda, bababara cyane, abana kwigunga cyane, ndetse abo kwa Mukeba bazajya babajomba babwira ati nimurebesha kipe yanyu idahemba, kipe yanyu itagira gakombe, babasaza banyu bakoze iki? Abasaza baricaye barabati mureke tuganire tugire icyo bita gupimanya muri iki gihe APR yashyushye
natwe turakuramo ikintu kiremereye kigende gihurirane n'ibirori bya aperi bibisikana bareba bishimye bavuga bati ntacyo natwe umwaka utahasha turahari ni ukuvuga ngo ni ugufatirana igihe abareyo baba bagiye kubabara cyane no gufiringa igikomere cyo kuba batarabonye ibikombe bakabaha amakuru meza yo kubahumuriza bakababwira ngo ni ukuri turabizi ko hari ibitaragenze neza ariko dore bigiye kuza bizaba byiza mu gihe kiri imbere. Muri iki cyumweru Rayon Sport iratangaza abatoza bazayitoza sezitaha. Ikintu cya mbere wamenya umutoza mukuru ni Afahami ya Lotfi Professor azatoza Rayon Sport. Icyo cyo shyiraho signature. Afahami ya Lotfi azungirizwa n'umutoza azizanira azihitiramo we ashaka we umwe. Rayon Sport izarekeramo Rwaka azagumamo azungizwa n'abatoza babiri. Hari Rwaka n'undi mutoza azizanira n'uwazizanira. Banasinya amasezerano perezida wa Rayon yaramubwiye ngo umutoza uzaba ari umutoza wungirije reka zabo tuzaguha. Aravuga ati si mwanze nge nanabana neza namukura narageze bamuwabo Kanisiusi ikibazo nagiranye nawe ni umusaza ubana neza muzamume ariko mwemere ko nanjye nkeneye mu wanjye umwe wumva ibyo nshaka training sessions konzipanga uko ibintu bigenda burya nyine umutoza afite umuntu azibahuza unagomba kugira umuseriviteri umumenyereza ndana akamenya icyo bamutekerezaho muzajya umuha amakuru cyane buriya abatari muri ibi bintu byo gupanga hose arahaba nko muri ibintu byo gupanga sinizandani cyane nko muri coaching akenshi nk'icyo bita imyitozo buri umutoza akenshi abazidoze imyitozo ashaka gutanga azi n'umuntu wamaze kumenyera icyo gipimo ku buryo bimworohera kuvuga ngo ubakoreshe wenda ibi ngibi kuri iki kigero. Kuriya musaza ntago ari ntago yaza gutera no mu gihe yaba adahari. Uwo rero aravuga ati nta kibazo aba hari ariko n'uwo na perezida yampropoje nta kibazo nawe aba hari njye nta kibazo mfite. Dinyo inshuti yanjye ndetse n'Agahigi muri Bugesera ushaka kwibaza ati uzanyemo Bugesera uterugaju ntucanganyikiwe sincanganyikiwe. Ni mube mutekereza uburyo uwitwa Bakame atazaba ari mu ikipe yanyu ya Bugesera kuko ni uzasimbura Mazimpaka agatoza abazamu ba Rayon Sport. Ibyo ngibyo nabyo ndayishimiye Eric nibyo navuga nko ku kigero cya 90%. Bakame agomba kubatoza abazamu ba Murera. Buriya Bakame hari ikintu cyo kuba yifite ibikoresho bye ku giti cye byo gutoza abazamu. Narayibonye ubwo twagiye Bugesera yikuriye yatumije hanze yarabiguze hari icyo ngo yise Dinyo muri ibyo bikoresho ngo yise Dinyo. Icyo Dinyo se gikora ibikoresho ushaka gushyiramo umuzamu ahagazemo hagati akajya amutera udupeye kwirambura cyane ngo gifite ibibuno ariko afite ibikoresho bye pe yitumirijeho ubwo navi Bugesera agiye muri Murera batera noneho bakazajya babitereraho amakufura. Hari ibiboro nyine bimeze nk'abantu by'ibimaneke nka biriya banambikaho imyenda ugiye ubona mu mujyi arabitereka ari byinshi nka bingahe umukinnyi rero nagatera kufura arenza ibyo bimaneke nyine yakise Dinyo yabyise Dinyo ubwo arabyambukana abijyana mu nzozi. Abo rero bagomba kuba bari muri Reyo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport Lebitsas urimo Ayabonga ntago bamuvuzeho kuko Ayabonga urumva Ayabonga uwo aracyari muri Reyo. None se wongera imbaraga nawe Lotfi azaza wongera imbaraga. Ayabonga akora neza ndatekereza ko Ayabonga akora neza ariko Ayabonga nawe ukuntu agiye ni inshuti y'abareye. Hari umushuti wanjye nagiye kumuvuga izina reka mwihorere ariko muramuzi mwese Ruvuyanga uriya mutaramu wacu utuye Kabeza ukorera muri biriya bice byo hirya mu burasirazuba ko Ayabonga yambwiye ati bimeze nabi nyoherereza akajana nitahire
iyi Murera ndabona ibyayo ntazi ibyo ari byo ntabwo bimeze neza uba azapfa kugaruka azaza kutabona amafaranga ni ibisanzwe niko Kevin yavuze ayabonga kunda re azaza baritse no kumwongeza umushahara twabonaho decision nk'ibyo bintu kwizigera bavuze ubundi nuko abareba bakubwira ayabonga kunda banerwa guhemba umuntu wagatse kuki mutaye iby'umuntu akunda rero ngo yageze bakunda rero yagiye akagaruka ngo yabonye ikipe muri Afurika y'Epfo yagarutse inkungu na perezida niko akubwira atereka icyiza cye atakunda reyo ati rero ugomba kubanza kuyikunda iby'amafaranga si byinshi ukabanza ukayikunda nk'abawundi so muri rusange rero abo nibo bagomba kuba bahari ariko hari n'izindi nkuru ebyiri muri rero bambwiye bati Rugaju ejo si kuwa kane wakwihanganye wakwihanganye turakwinginze warabuze kwihangana bose wakwihanganye ko dukeneye confirmation y'ibyo bintu twarangiza kubishyiraho kashe ejo ukazabitangaza ejo byanze bikunze turarekura umuriro Rayon Sport ifite izindi nkuru ebyiri n'izo gutangaza Rayon Sport iratangaza ibintu bitatu icyo cya mbere ndakivuze isigaje ibindi bibiri ngo byo guhangana n'ibi bintu ruvuye nga aperi shaka kurekura ibirori by'akarasisi byo mu mujyi byo kwerekana igikombe rero ngo irabidoza ijyangira byivanga ngo aperi zagira kura no muri rirekura aperi irekura no muri rirekura izo zandani zawe mu mujyi bishwanyagurika nanjye nari nzi ko ariko nyeya ubundi ikintu cyababaje abareyo kirimo kuba arya nyine ko nunyumvisha ari mu buryo buri positive nyine ngo nukuba nyine aperi ishobora kuvuga icyumweru cyose reyo itavuga ibyo bintu ngo birimo birabangamira cyane birafuhira ibiganiro bati anyamukandagira ihari imbuga z'imikino zose ibyo ntabwo n'amasosho media niyo mpamvu bambwiye ngo zibikire ejo kandi buriya muri diplomasi nk'umunyamakuru iyo urekuye inkuru utabyemeranyije n'abayiguhaye bashobora kubwira ejo bundi nta yindi baguha kuko ntabwo uri umwizere abareyo rero ndimo ndasigasira izindi za ndani z'imyaka iri imbere bo ngo bari barindiriye ko nyamukandagira ejo turazirekura bayiha igikombe ngo nyuma yo guserebura igikombe nabo bakazana imiriro yabo ejo turabaha izindi nkuru ebyiri zikomeye muri Rayon Sport ikindi bavuga bati reka tugende tuzitanga mu bice baravuga bati icyiza nuko bafana ba Rayon bavuga ngo naho ntako mutagize buriya reyo kubura igikombe abafana ba Rayon baravuga bati twebwe n'abasifuzi na kamarade nta kibazo izo babasinzize barabati president naho ntako mutagize ati ubwo rero atadufite ikibazo kinini reka tubanage n'izandane babasinziza Rayon Sport ku kintu bita recruitment mwabeshya abakunzi banyu recruitment z'abakinnyi Rayon Sport ni mutipima ngo muzana abakinnyi ayasize zonyine oya niyo makuru turagaruka mu kanya muri shampiyona aperi celebration treble celebration ni uyu munsi turaje tubirambure mu kanya ifite za ndani nyinshi cyane